bene data basubije mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ni umwanya mwiza kuganira namwe. Mbanje gushima Imana kuko Imana yabanye natwe muri iyi minsi yose mu bihe bikomeye. Imana ishimwe. Kandi aho muri hose ndabasuhuza abakozi b'Imana n'itorero ryose. Uyu mwanya muri kumwe na Kajabi Andrea, tugiye kuganira amagambo y'Imana. Kandi ayo magambo y'Imana reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe niryubahwe. Uyu mwanya ngiye kuvuga ijambo washize ku mutima wanjye. Ndagusaba ngo uze ubane nanjye kandi ushoboze, kuko ubwanje ntaco nakwishoboza, ariko shobozwa na Kristo umpa imbaraga. Urakoze kuko Imana yakomeza kubana nanje kandi wakomeza kundinda muri byose. Ubuntu bwawe bubane natwe twese nabaza kumva aya magambo, ni mu izina Yesu nzambaje, amen. Tugiye gufatikanya amagambo yanditse hano mu gitabo c'Abami ba kabiri, ni bice 18 umurongo waho ni umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 8. Haravuga ngo mu mwaka wa gatatu ku ngoma ya Hezekiya mwene Ela umwami w'Abisirayeli, Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Abayuda yarimye. Aja ku ngoma amaze imyaka 25, avutse amara imyaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya. Uwo akora ibishimwa imbere y'Uwiteka nk'ivyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Asenya ingoro, amenagura inkingi, atema Ashera, avunagura igishushanyo c'inzoka Mose yacuze mu muringa, kuko kugeza ico gihe Abisirayeli bari bakicosereza imibavu, bacitaga Nehushitani. 5. Hezekiya yiringiraga Uwiteka Imana ya Isirayeli. Mu bami bose b'Abayuda bamuherutse nta wahwanye nawe no mu bamubanjirije, kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira, ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose. Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa byose aho yajaga hose. Bukeye agandira umwami wa Ashuri, ntiyaba akimukorera. Atsinda Abafilisitiya bari mu minara y'abarinzi nabo mu midugudu igoswe n'inkike, ahindura igihugu cyose kugeza Igaza n'ingabano zaho. Amen. Turongera kandi dusome andi magambo yanditse hano muri Zaburi y'ijana na 25 umurongo waho n'uwa mbere. Zaburi y'ijana na 25 umurongo n'uwa mbere, niho tugiye gusoma muri uyu mwanya. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega, kuko ngo imisozi gose i Yerusalemu ni kuwiteka agota abantu be. Kansubiremo. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ku murongo wa 2 ngo kuko imisozi gose i Yerusalemu ni kuwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Tugiye kuganira namwe amagambo nahaye umutwe ugira uti imbaraga ziva mu kwiringira Uwiteka. Bibiliya yatubwiye ngo abiringiye Uwiteka uko bameze, ngo bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. Ariko reka dusesengure iri jambo twasomye mu Bami ba kabiri, cyangwa se igitabo c'Abami ba kabiri ibice 18. Hatubwiye amakuru y'umugabo witwa Hezekiya. Hezekiya yari umwami w'Abayuda. Ise yitwaga Ahazi, nyina yitwaga Abiya mwene Zekariya. Uwo yatangiye kwima Yerusalemu amaze imyaka 25, avutse amara indi myaka 29 Yerusalemu ari ku ngoma. Hanyuma ndaza kuganira namwe, cyangwa se amagambo ngiye kuganira namwe ndavuga ku bintu bitatu. Hari uruhare umuntu agira wiringiye Imana. Ibiranga umuntu wiringiye Imana ndavuga ku bintu nka 6. Hanyuma nze kuvuga
ibyo Imana imukorera cyangwa se Uwiteka akorera abamwiringiye. Hanyuma tuze kuvuga ijambo rivuga ngo agaciro uko kwiringira Uwiteka, impamvu yatumye usoma iri jambo. Ijambo rya mbere reka dutangirire kuri iki gice kivuga ngo ibiranga umuntu wiringiye Uwiteka. Ijambo rya mbere ngo akora no gukora ibishimwa n'Uwiteka. Hezekiya ico nico camuranze mu gihe ce, yakoze ibishimwa n'Uwiteka. Kandi ayo magambo twayasomye ku murongo wa 3. Hezekiya akora ibishimwa n'Uwiteka, imbere y'Uwiteka yakoraga ibishimwa. Kandi ibishimwa buriya niho umwanditsi yavuze aravuga ngo mushakashake ibyo Uwiteka shima abarizo dukora. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Dawidi yakoze ibishimwa n'Uwiteka. Cyo catumye uyu mugabo nawe akurikiza sekuruza Dawidi. Ibintu yakoze Dawidi byakoze ku mutima w'Imana. Hari imbabazi yagiraga, hari urukundo yagiriraga ubwoko bw'Imana, akitangira ubwoko bw'Imana. Yari umurwanyi, ntabwo yakundaga yuko izina ry'Uwiteka riseba cyangwa se ubwoko bw'Imana bwaseba. Muribuka igihe kimwe yaririye Abuneri, kandi muzi yuko Abuneri yari umugaba w'ingabo za Sawuli, ariko ico gihe yarahigwaga, ariko ngo yumve Yonatani na Abuneri nuriya Sawuli umwami wa Israeli, biramuriza cyane, ararira kugeza igihe byabaye ikibazo gikomeye. Umwami aravuga ati rero uraririra Yonatani ukaririra Sawuli umwanzi wawe. Ariko Bibiliya tubwira ngo ico gihe ngo Imana yumvise afite umutima ushimwa imbere y'Imana. Dukwiye gukunda abanzi bacu mu bihe byacu zose, mu bikomeye no mu byoroheje. Ico ni icambere yagiraga. Ica kabiri ico yakoze biravuga ngo yasenyeye Satani ubuturo bwe. No kuvuga ngo iyo ugiye gusoma hari amagambo agera kuri 4 yakoze. Yasenye ingoro zo kuramya ibigirwamana arazisenya. Ijambo rya kabiri amenagura inkingi aho ngaho, izo nkingi zari ziri muri iyo nzu. Atema Ashera, avunagura igishushanyo c'inzoka Mose yacuze mu miringa, kuko kugeza ico gihe ngo Abisirayeli murabyibuka neza, igihe ngo bakoze ibyaha Uwiteka aravuga ngo cura inzoka isa na ziriya zirimo zibarira hariya mu butayu, umuntu niyunamuka akareba iriya nzoka y'umuringa arakira. Uhereye ubwo ngubwo abayirebye barakira. Ico kintu barakibitse kiba igishushanyo, baragitwara bakimarana igihe kirekire. Ariko Hezekiya kuko yari yiringiye Uwiteka, Bibiliya tubwira ngo Hezekiya amenya yuko ari ikigirwamana. Bari bararusha bacita izina cyitwa ngo ni Nehushitani, ariko Hezekiya araza arakimenagura. Ijambo rya gatatu rero, yomatanye n'Uwiteka. Komatana n'Uwiteka ni gute? Ijambo ry'Imana komatana n'ukwifatanya n'Uwiteka, n'ukwanga kuva ku Mana yawe. Mwibuke Rusi ukuntu yomatanye na Naomi. Yaramaramaje amwihomaho aranga. Nyirabukwe aramubwira ati wasubiyeyo wa mukobwa we, aranga. Aravuga ngo winyingingira kugusiga kuko aho uzaje ariho nzajya. Uyu mugabo witwa Hezekiya nawe hari ico yakoze, yomatanye n'Uwiteka. Ikindi ngo yakurikiraga Uwiteka. Yesu yigeze kubivuga hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12:26. Aravuga ngo unkorera ankurikire, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi niho umugaragu wanje azaba, kandi umuntu nankorera batazamuha icubahiro. No kuvuga ngo mu magambo yose tuvuga, iyo dukurikiye Imana,
iyo dukurikiye Kristo. Mwibuke umunsi umwe ngo Yesu arimo yigisha avuga ngo ko ari we mutsima ngo wamanutse uva mu ijuru, umuntu nawuryaho ntazasonza, niwe mazi amara inyota, aravuga ngo unywa n'amaraso yanje ntazagira inyota ukundi. Abantu bagira ikibazo. Ibyo uzabisanga hariya mu gice cya 6 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Bibiliya avuga ngo uhereye ku murongo wa 66, bavuga ngo uhereye ubwo abigishwa batangira ngo benshi basubira inyuma, ariko ngo hanyuma ngo abaza abigishwa barababwira ngo ariko namwe murashaka kugenda ngo musubireyo. Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya kurinde ko ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe twaba twizeye kuri Kristo wera w'Imana. Nukuvuga ngo iri jambo gukurikira Yesu bigira umumaro cyane, nubwo utabona ibyo ushaka muri ubuzima, ikintu cyose wifuza, ariko ugakomeza gukurikira Uwiteka. Uyu mugabo witwa Hezekiya, uyu mwami Hezekiya yakurikiye Uwiteka. Icya 4 biravuga ngo icya 5 yitondeye amategeko y'Uwiteka Imana yategetse Mose. Mwibuke hariya mu gutegeka kwa 2 ibice 28 yaravuze ngo nugira umwete wo kunyumvira ukagira umwete wo kumvira aya mategeko yanjye. Imana imusezeranye imigisha myinshi ikomeye, uzaje kwasoma uzasanga Imana aravuze ngo nzabana nawe, nzagura ibigega byawe, kandi ngo uzagira ihirwe mu byo ukora byose. Kindi cya 3 yagandiye umwami wa Ashuri. Cya 6 yagandiye umwami wa Ashuri. Uyu mwami wa Ashuri yari yarabategetse, arabahahaza cyane, abagira uko ashaka, ariko Hezekiya kuko ari yiringiye Uwiteka ntiyagira ubwoba namba, ahubwo akomeza gusenga, akomeza kwiringira Imana. Bibiliya iratubwira ngo kubera kwiringira Imana Hezekiya ngo agandira uyu mwami wa Ashuri. Irindi jambo muri aya magambo ngo kandi ikintu yakoze Hezekiya ngo nuko yanze kumuyoboka, ntiyaba kimukorera. Dukwiye kwanga Satani ntitumukorere. Uyu mwami wa Ashuri agereranwa na Satani. Iyo umuntu yiringiye Uwiteka agandira Satani ntaba kimutegeka, ntaba kiri mu butware bwiza, ntaba kiri mu butware bw'umwijima. Bene data dukwiye kwiringira Uwiteka. Imana idufashe twiringira Uwiteka. Ibi bintu ko ari 6 bigaragaza umuntu wiringiye Uwiteka, bigaragaza neza iyo womatanye n'Imana, iyo ukunda Imana, iyo ukurikira Imana. Biravuga ngo ico gihe Imana irabibona kandi ikaguha umugisha. Hari imigisha ikomeye, hari ibyo tugiye kuvuga dukurikiza aya magambo, tuvuga uruhare rw'Uwiteka, uruhare rw'Imana ku bantu bayiringiye. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo Uwiteka akorera abamwiringiye. Ijambo rya mbere, Uwiteka araza akabana nabo. Hari ibintu Imana yakoreye Hezekiya bigera kuri 5. Iyo uhereye ku murongo wa 7 haravuga ngo Uwiteka yabanaga nawe. Iryo ni ijambo rya mbere. Hariho umuririmbyi wa 218 yaravuze ngo kubana na Yesu iteka mu ijuru ngo bizudutera umunezero bikatwishimisha. Iyo umuntu abana n'Imana burya uburi mu burinzi bukomeye bw'Imana bw'Uwiteka. Imana burya ibiri kumwe nawe. Imana iyo mubana Satani aragutinya. Mwibuke igihe Balaki yahamagaye Balamu aramubwira ngo ngwino uze kumvumira ubwoko bwazimagije ikibaya cy'Imowabu, ngwino ubumvumire. N'ubwoko ndabizi iyo uvumye biravumika. Balamu aragenda, agezeyo agerageje kuvuma buriya bwoko biramunanira. Araza bibwira Balaki, aramubwira ngo nategetswe kubahesha umugisha.
sinshobora kubavuma kandi Imana yawubahaye. Nasanze Imana iri kumwe na buriya bwoko kandi ni Imana igendana na buriya bwoko. Iyo wiringiye Imana, Imana iraza ikabana nawe. Ijambo rya kabiri, ubashishwa byose. Uyu Hezekiya mu byo yakoraga yabashishwaga n'Imana. Uzi kumenagura ziriya nkingi, uzi gusenya ugatema Ashera. Abantu bayobotse bagukikije, Imana buriya yamuteye icubahiro, baratinya ariko arabikora. Imana izi kubashisha gukora ubushake bwayo aho uje hose. Iyo wibutse ba Daniyeli, babashishwaga n'Imana gutura muri Babiloni, ahantu hakomeye, ahantu h'ibigirwamana, ariko bakabashishwa gukiranukira Imana kandi bakaba biringirwa. Hezekiya ngo Imana imubashisha, Uwiteka amubashisha byose. Ibyo yakoraga byose Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa byose aho yajaga hose. Waba ari urugamba, waba gukora imirimo isanzwe, Imana ikaza ikamufasha, Imana ikaba umufasha uriya mwami Hezekiya kuko ayiringiye. Ijambo rya gatatu, ahabwa gutsinda abanzi be. Iyo usomye ku murongo wa 8 biravuga ngo atsinda Abafilisitiya bari mu minara y'abarinzi n'abo mu midugudu igoswe n'inkike. Utekereze nawe umwanzi uri ahantu yihishe, ariko kuko uri kumwe n'Uwiteka, Imana ikakurangira ko hari. Yaratambutse agera mu bihome byabo by'Abafilisitiya, mu minara yabo arabatsinda, agera no ku barinzi b'inkike, abantu bari mu midugudu igoswe n'inkike z'amabuye, arabatsinda, arabanesha. Irindi jambo, ahindura igihugu c'abanzi be. Nukuvuga ngo i Gaza hari hatuye Abafilisitiya bakomeye, ariko ngo ahindura imidugudu yaho n'ingabano zaho zose arazigarurira. Mwibuke umukozi w'Imana witwa Kalebu, asanga Yosuwa yarabimubwiye, aramubwira ati ibuka ico Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi Baruneya. Imana yatuvuzeho yuko ngomba guhabwa gakondo, none nararwanye, bituma Yosuwa amwegurira Hebroni. Hebroni waragenda arwana n'ibihangange z'Abanaki bari bariyo, abantu bakomeye, arabarwanya, arabanesha. Iyo umuntu yiringiye Imana aranesha, ahabwa intsinzi n'Imana. Mwene data, uraciringiye Imana. Ijambo rya gatanu biravuga ngo Uwiteka arinda bamwiringiye. Twasomye ku murongo wa 2 wa kiriya gice cyangwa se wiriya Zaburi 125 haravuga ngo kuko imisozi igose Yerusalemu, Uwiteka niko agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Nukuvuga ngo Uwiteka araza akabamba amahema akakugota. Mwibuke Elisa umugaragu w'Imana, ukuntu Abasiriya baje ngo baraza baramugota kugira ngo bamufate ari Dotani, ariko ngo ahagere yari yiryamiye atuje. Umugaragu wabyutse mu gitondo cya kare agira ubwoba, aravuga ati turapfuye databuja, dore ingabo zatugose. Ariko Elisa aravuga ngo iyabo waruzi izitugose ni nyinshi kuruta ziriya. Aramusengera mu mwanya, umusore ahita abona ingabo zibagose. Kuko imisozi igose Yerusalemu, ni Uwiteka agosa abamwiringira. Ijambo rya gatandatu, Uwiteka atuma acogoza abanzi. Imana izidutera gucogoza abanzi. Iyo usomye hariya mu ngoma za 2 zarantangaje bene data. Ingoma za 2 uzasa ingoma za mbere ibice 18 umurongo waho wa mbere.
aho hantu havuga amagambo akomeye, kandi iyo usoma icyo gice cyose uzasanga ubutwari bwa Dawidi. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo Dawidi anesha Abafilisitiya, arabacogoza, ahindura i Gati n'imidugudu yaho, ayinyaga Abafilisitiya. Gucogoza umwanzi nta handi biva mu kwiringira Uwiteka. Mwene data, ibihome by'umwanzi birahari, ariko ikizacogoza abanzi babirimo nuko wakwiringira Uwiteka. Ntambwe ya karindwi cyangwa se ibyo Uwiteka gukora cya karindwi ni ukuvuga ngo intambara yawe Uwiteka niwe uyirwana. Intambara hariho umurinzi avuze ngo urwane intambara nziza, Kristo n'imbaraga zawe. Nta kindi kiza kinesha urugamba n'imbaraga zigaragara mu ntambara, n'amasasu n'imbunda zikomeye. Uwiteka niwe ukurwanirira intambara ibona yuko utashobora. Iyo usomye hariya twasomye mu bami uzahasanga amagambo Abami ba kabiri cyangwa se igitabo cy'Abami ba kabiri ibice 19:35 bivuga ngo Uwiteka yohereza marayika muri iryo joro ngo yica abasirikare cyangwa se ingabo zari zaje gutera Hezekiya. Yica ingabo 185,000. Uwiteka hari igihe akubwira ngo urugamba rubaye urwanjye, yewe icecekere utekereze ukuntu Imana yabwiye Abisirayeli ngo nibazenguruke gusa Yeriko bacecetse. Wewe wananirwa kuzenguruka, ariko ngo bazengurutse uko Uwiteka yababwiye. Uwiteka yagiye muri ariya mabuye, niwe wahiritse ziriya nkike. Ntukagire ngo n'imbaraga zawe. Iyo wiringiye Imana hazamwe Imana iza kurwana urugamba warwanye. Bene data, irugira urwayo. Ni ukuvuga ngo intambara yawe Imana iyigira iyayo, bigatuma Imana ikurwanira urugamba udashobora. Reka mvuge ku gaciro ko kwiringira Uwiteka. Bihesha Imana icubahiro. Iryo ni ijambo rya mbere. Iyo usomye muri Daniyeli ibice 3:28 uzasanga Nebukadineza avuga ngo Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego niyo Mana nyamana. Umuntu uzavuga nabi iyo Mana azatemagurwe, uwo muntu urugo rwe ruzahinduka icabo. Nebukadineza ashima Imana, Nebukadineza anezeza Imana. Ikindi kandi arayishimira bitewe n'abariya basore ko ari batatu kuko biringiye Imana. Yaravuze ngo aba bantu kuko bigurukije uburakari bw'umwami ntibatinye umuriro. Iyi Mana niyo Mana. Biza bihesha Imana icubahiro ku muntu yiringiye. Ako ni agaciro dusanga mu kwiringira Imana. Ijambo rya kabiri biguhesha amahoro arambye. Iyo usomye muri Daniyeli ibice 6:29 bivuga iki? Haravuga ngo uhereye icyo gihe ngo Daniyeli aba amahoro ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro. Hagubwa neza, Imana izakugusha neza niwiringira Imana, kandi ntabwo uzanyeganyezwa. Icyo ni cya gatatu. Iyo wiringiye Imana ntabwo unyeganyega. Yego ibinyeganyeza biraza bikakugeraho, ariko iyo wiringiye Imana nshuti yanje nta kintu gishobora kugutsinda. Jambo ryo kwiringira Imana ni ijambo ryiza. Bene data, ndangiza iki cigisho ndabasaba ngo mureke twiringira Imana. Twiringira Imana. Imana izabana natwe. Imana izabana natwe. Kandi ngo iyo twiringiye Imana ubwacu ntitwiyiringire, Imana iraza igakora ibyo wananiwe gukora mu buzima bwawe. Ba Pawulo biringiye Imana bituma barangiza urugendo neza. Mwene data, hari abatubanjirije biringiye Imana. Izo ni intwari zo kwizera, bari bariringiye Imana. Mureke twiringira Imana
muri iki gihe cy'imperuka, muri iki gihe kiruhije, muri iki gihe abantu, umuntu wese ari hirya undi ari hino, ariko twese mureke twiringire Imana. Imana izatubashisha, Imana izaturwanirira intambara tudashoboye, kandi Imana izabana natwe, izaza iba umwishingizi w'ubugingo bwacu, kandi izacogoza abanzi baduhanamiye. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ndabasabira kugira ngo twese dufatikanye twiringire Imana. Imana izakomeza kubana natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Kadusenga Imana. Mana, ndagushimiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri iyi nyigisho. Mwami, fasha buri muntu wese wumvise aya magambo kugira ngo Mwami amukore ku mutima, kandi umutima wiwe umuhe kukwiringira. Aho yacogoye, aho yananiwe, Mwami ugaragare kuri Imana ishobora byose. Umugisha wawe ukomeze ubane n'itorero n'abera bose aho bari, kuko uri Imana ifite ubushobozi n'imbaraga nyinshi zo gutuma ukomeza kwiringira. Urakoze Yesu, ubuntu bwawe, imbabazi zawe nizibane natwe, mu izina rya Yesu nzambaje, amen. Imisozi kose Yerusalemu